mana mubanze mwihanganisha umuntu witwa Pastor Claude ariko kuri inshuro pe koro ubu ni wowe uri kwihandagaza ukajya kuri mikoro ukajya gusaba ubufasha burimo n'amafaranga. Ababyeyi mwe mwabasore mwe mwankumi mwe abasaza mwe abakecuru mwe abagabo mwe mwabadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu umugisha n'amafaranga ibitekerezo n'amasengesho rero yego ubifitiye ubushobozi yego adufate mu mugongo utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhe gukora idashira n'uwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba ko gupfusha no gupfa nawe twese tuzapfa rero zikazapfa wese cyangwa zikabazi ko azitabaza abandi bakamutabara none si nyungu watsi imodoka uri hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wafumbwe ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi y'amakumyabiri hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Ibi bintu Claude aribuka ko ari we wabyivugiye cyangwa ni AI wibagiwe ibyo wakoreye gogokoro Claude je uri shuti yanjye jewe nayo mafaranga Slim Jesus. Niyo mpamvu muri iyi mihanda nta miyaga nta bintu byo kureba ku ruhande nta bintu byo kuvuga ngo urabona ngo uyu disandisi hoya mana nababwiye yuko nta muntu nzabera indyarya ntawe mutangira ivunashe abajishu muri hehe yes we narababwiye ngo internet irabika iyi internet dufite mwababyeyi irabika ibintu byose mukora muri iyi mihanda fabriki fatiri viti kuru bebe ibi bintu byose twikora muri iyi mihanda bizajya bize ku meza yacu nanjye murabizi ko iyo mubonye akantu kanjye nta miyaga mujya mushyiriramo nimwigire hino mana mubanze mwihanganisha umuntu witwa Pastor Claude ariko kuri inshuro pe ni umushuti wanjye nta kibazo nyangirana n'abantu jewe dupfa ibintu byo baba bashyize hanze noneho rimwe na rimwe mukaza mwigize za nyoni nyinshi mukigira abaje ari Pastor Claude mureke mubanze mwumve Buretse man njewe ibintu byanyu wa mana we man wagiumbabara koko ariko mana wowe wanzanye muri social media nibikureba wa mana we kazi yako iyi mihanda mujye mubura kugira neza mwigendere umuntu utafite n'abamucira karurutega mu byukuri mana nje nta kibazo ufitanye na Pastor Claude kandi yihangane ngo yapfushije se wabo nibyo numva nanjye yaramamagaye n'umushuti wanjye pe kandi genzana mutabara pe nje rwose nayo mafaranga nzamufasha je ntaribi sibyo je ntaribi ariko mureke mbabwire hari ahantu muba mwaraneye muba mugomba kuza kubanza guheha do aragira ati nimwe wasaza mu bakecuru mwabagabo mwe ari kubwira noneho ari gutabaza yirengagije ukuntu yavuze ko nta views mureke mbabwire hari n'ibintu bishobora kuba muri iyi mihanda ugafunga n'umuntu ukicecekera pe ugategereza umuntu wawe akaba ari wuza kuko hari igihugu uri gukora ibintu kabumeze nk'uri gutera isesema abanyarwanda nyamwinshi bamwe na bamwe mujye mumbabarira rwose ngiye amagambo nkoresha keshi na rimwe muravuga ngo nayurwango kandi akeshi mba ndi kuvuga ibintu muba mwarasubiyemo mana ngiye rwose mujye mumbabarira vrema sinzi impamvu mba numva hari ibintu ntumva ntashaka no kumva ejo bundi kaga kecu wa mukobwa ngo ni gogapfa yaravuze ngo nta hantu yajya nta views zirimo none ubizi saha uniwe uri gusa mwabantu mwagiye mureke kwihenura imbere y'abanyarwanda mwabantu mwe niyo mana uzandinde kwihenura imbere ya audience mana nzashwane n'umuntu ariko imbaga nyamwinshi sinzihenure nayo mana yo mwijuru mana bureka mubanze mwumve mana kuki ngibi bintu kuko biba kuki ubuze kuki abantu bataba bamugira inama ati ariko ni wibuka ibintu heruka kuvuga ejo bundi ja buriya kuko Pastor Claude ngibi uri ubuse Pastor Claude ubu kuko ntabwo uri guhena mu bakwe njyewe rero ikibazo cyanjye sinzi guca ibintu ku ruhande mana nukuri njyewe niyo muntu njyewe sinzi impamvu mana sinzi impamvu mba numva nta miyaga sinzi impamvu mba numva ntumva ibintu ariko ngiye mufashe kubyumva kuko ntabwo ndi kubisobanukirwa koro ubu ni wowe uri kwihandagaza ukajya kuri mikoro ukajya gusaba ubufasha burimo n'amafaranga koko koro ubu ntabwo
sibyo? Iyi si irakwinjiriye Korode, wagombaga kureba abantu bawe uri kuza mu banyarwanda bakibitse video Koro. Baba we wamana we wama man ngerero sinzi nimba muzajya mubinyangira ariko nta kundi jewe kuko nubundi ngemba ngomba nyine kubange tu, ariko man kuki koko abantu mwumva yuko mwakwihenura muri iyi mihanda, ariko man ariko Koro buretse mwumva ibyarimo hano. Nimwe wasaza ngo abakecuru mwabagabo mwe mwabadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu, buretse ababyeyi mwe mwabasore mwe nimwe wasaza ngo abakecuru mwabagabo mwe mwabadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu, umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero yego ubifitiye ubushobozi yego adufate mu mugongo, utabifitiye ubushobozi abumbura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhe gukora idashira, n'uwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba, nibwira ko gupfusha no gupfa nawe twese tuzapfa. rero zikazapfa wese cyangwa zikabazi ko azitabaza abandi bakamutabara. None si inyungu watsi imodoka uri hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25, hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Okay, ibi bintu Korode aribuka ko ari we wabyivugiye cyangwa ni AI? Korode abanyarwanda baracyakubitse, wibagiwe ibyo wakoreye gogo Koro. Korode jewe uri inshuti yanjye, jewe nayo mafaranga nzaguha, uri n'inshuti yanjye, ariko jya ureka kuza kudusebya wa mugabo. Ejo bundi dore uko uri kuvuga umva, nimwe basaza ngo abakecuru mwabagabo mwe buretse ntangire mubanze murebe iki cyuma gihagaze aha ngaha ubundi dukomeze, reka mwumve. Ababyeyi mwe mwabasore mwe nimwe basaza ngo abakecuru mwabagabo mwe mwabadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu, umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo, utabifitiye ubushobozi Brian oherereza amafaranga Korode. uyu musaza Imana imuhe gukora idashira, n'uwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba, nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba. rero zikazapfa wese cyangwa zikabazi ko azitabaza abandi bakamutabara. None si inyungu uratsi imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25, hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Mureke mbabwire, Koro wirengagije ibintu wavuze kuri gogo yapfuye ugahagarara. None se Koro mu byukuri abantu bawurabazi, mu byukuri abanyarwanda tuba tukibyibuka Koro, akumiro nituje mujye iyi mibiri byari dahatse ubu kuko muricara mukarya mu bwase. Dore wagize ibyago, nge sinkukiniyeho Imana imbabarire, ariko ndi kugaragaza ibintu muba mwarasanye muri iyi mihanda. Iyi mihanda mana nukuri kw'Imana ndi imbere yanyu, ntago ndi kwishongora, mberetse ibintu bitandukanye. Ibyo mushaka ko abandi babigirira namwe mujye mubigirira abandi. Nimba mwifuza yuko abantu bazabafasha namwe byibura mujye munafasha n'abandi. Byibura nimba udashoboye no gufasha umuntu icecekere. Mu byukuri nimwifuza akebo kaji wa mugarura, niwifuza ko abantu bakugirira neza, gira neza nawe. Birashoboka ko utagira neza abantu bose, ariko reka kwihenura bene kano kagene. Ubu se Koro uri gufata ukuntu uri gusaba abanyarwanda amafaranga ntari kuza imbere, urarangiza ngo ukene support yabo. Wowe ubwawe warebye ugiye gufasha uriya mukobwa ngo ni gogo, amagambo wahurutuye warayabonye. Mana yo mwishu, njewe si umuntu wapfuye. Ureka kwihenura, ureka ikintu cyo kwihenura, ureka ikintu cyo kwishongora. Twese turi ku isi tuzapfa, nta kuramba kudapfa. Iyaba warubizi ntuba waravuze ariya magambo, kandi ubwo wasanga waravuze ariya magambo uwo muntu witabye Imana yararwaye.
mu by'ukuri koro mwagiye mureka kuza gucapa abanyarwanda nk'abari gutera ingwa mu nzu. Ubu abanyarwanda aka kanya ibintu bikiri bibisi barabyibagiwe. Kandi mureke mbabwire ibi bintu dukora muri iyi mihanda wagira neza muri iyi mihanda bizakugaruka, wagira nabi bizakugaruka. Simeruka kubona ntago muheruka ko muri aho ngaho ntaziga umuntu muri gutabariza yararaho yarahereye ku murongo atuka umuhisi n'umugenzi. Reka tubyemere twese ntago tworoshye muri iyi mihanda, ariko byibura ubure n'akantu na kamwe umuntu yavuga ati omwe at least reka mte guhera ubu se njyewe pe man umbabarire wa mana namwe munkurikiye mumbabarire pe ntagaruka ishongora ku muntu wagize ibyago. Ariko koro nagira ngo nkwibutse sino kuko ibi wabivuze undi mwana bari kumwerekeza kujya kumushyingura, wowe uravuga ngo nta views zirimo. Ubu senda reka tubyemere ubundi wagombaga kuba ufite abantu bawe ukabari bububwira, naho kuza kubwira iyi mihanda mwagiye mubanza mugahehayo mwaneye. Mu by'ukuri njyewe sinzi ukuntu ndi kubyumva. I'm very sorry ku bantu mudukurikiye. Uri gusaba ubufasha ejo bundi uriya gogo yarakeneye ubufasha atana noneho hari ibintu. Reka mureke mbabwire muri iyi mihanda turavuga pe turavuga, ariko mureke mbabwire jewe umuntu uzajya uba warazanye nzajya nza mbibutse ko turi muri iyi mihanda ra. Ubu jewe ndabizi ubu ni jewe ugengwe hanga, ariko jihadi nta n'igiceri akwiye. Ego message ego wacatiwe none koro ejo bundi waravuze ngo nta views, noneho nta views kubera ko mwamenye abesha abantu bo muri YouTube bo muri imihanda bamenyereye gucururiza ku mirambo. None koro uricaye kuri mikoro mureke mbabwire iyi mihanda mu bintu byibagirwa, umunyarwanda ashobora kukwihora ariko ntago aba yarabyibagiwe. Abantu baba noneho ibintu bijyanye nk'ibi ngibi byo kwishongora umuntu yapfuye. Mumbabarire sinishongoye ku muntu wagize ibyago, yapfushije se wabo pe, ariko gogo yarapfuye ahagarara mu muhanda werekezaga aho abantu bari guca bagiye gushyingura. Arangije ngo nta views zirimo, ngo nta gushyiramo esase. None ubu webayiki mureke mbabwire ibi bintu dore ibi bintu muba mwikora muri iyi mihanda bizajya bibagarukira gutya. Niyo mpamvu mbabwira ibyo dukora byose ntitworoshye pe, ntago tworoshye pe. None nawe uri gucuruza umurambo wa so wanyu se. Umbabarire kuba nkoresheje iryo jambo, wenda sibyo uri gukora. None wowe uricaye muribuka amagabo baba mwaravuze umuntu yapfuye, umuntu bari kumwerekeza kumushyingura. None abanyarwanda baragira bati bakure support mu matwi. Ubunwa buriye ntibuguhiye buvugije induru bwima amatwi. Wagombaga kumenya abantu bawe naho audience, cyangwa ukavuga nagize ibyago pe mudusengere inkunga y'amafaranga yego bahita bakuzanira ko nta views wakuramo. Ibintu byose rimwe mu byizanira. Reka dusubize amaso inyuma, ibyo byo ntago reka ibyo ndeke kubiza nta hantu bihuriye. Reka tugende kuri iyi video. Ahubwo abanyarwanda uri kubatera kirisesiya. Nyagasana korohereze, njyewe sindi mu bantu baza kugushunga, ariko njyewe nje kwibutsa abantu ibyo muba mwarakoze muri iyi mihanda. Kuko hari ukuntu numva ibintu nkumva hari ukuntu ntari kubyumva, nkumva hari ukuntu bitari kugenda bivamo, nkumva ngashyira kuri nuze nkavuga oya gutya tu. Sinzi nimba ari umunwa wanjye wananiye, sinzi nimba ari gukomeza kuba nkibuka ibintu wa mana we. Ubu koro twese turavuga muri iyi mihanda pe, hari abo tuvuga hari abo twandagaza, ariko nimuzajya mugera ku muntu wavuye mu mwuka mujye muceceka. Niba udafite icyo ugomba gukora ceceka. Njyewe rwose support yanjye irahari ku giti cyanjye, ariko nashakaga kukwereka ko gogo apfa.
gogo apfa wavuze amagambo kandi yababaje abantu benshi, abantu barumiwe bati Claude umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umubyeyi niho kwicara akavugira umuntu w'umubyeyi, umuntu wabayeho umupasiteri niho kwicara. Ngiye mumbabarire sinzi nimba ari ugushyira mu gaciro kanjye, nimba ari ubugome, nimba ari ugushinyagura, nimba ari ugukoresha amagambo y'urwango, I don't know. Mumbabarire rwose. Hari abantu bakomeje kumbwira bati nibiki biri kubera hano. Claude ngo yapfushije se wabo, ubwo numvukana na se. Harangije aza imbere ya audience ati nimumpa amafaranga ubufasha wa. Barangije imihanda iteranyaho video ari kuvuga ngo gogo ntiyajya kumushyingura nta views zirimo. Reka ngatangire mwirebere nanone abantu batakabonye hatagira uza kumbwira ubusa. Mukanya mugatangira ngo jihadi jewe nge mbiya ikindi singire je suis désolé singire bwaga kuvuga ukuri mwikanisa. Ubambisi ntakurura utarashyingura mwibanga ry'umusozi agira ngo guhamba n'uguhambira. Nimba udashoboye gutabara umuntu ceceka, nimba udashoboye kujya kumuzika icecekere, gumuryame we abajya kumuryamisha mu butaka bamujyane. Reka kuvuga amagambo mabi. Claude sindi kugushinyagurira, ndi kukwibutsa ja. Eske Claude, do you remember? Kadutangire dore icyuma. Mwababyeyi mwe, mwabasore mwe, mwankumi mwe, mwabasaza mwe, abakecuru mwe, abagabo mwe, mwabadamu mwe, twakiriye na yombi support yanyu, umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye yego ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo, utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhibe uko ridashira. Nuwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba, nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba. Yego rero uzikazapfa wese cyangwa zikabazi ko azitabaza abandi. Ariko we wari wabyibagiwe. Uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wafunge ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 20-25. Hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Okay. Ibi byose wabivuze gogo yapfuye muri mu muhanda mwerekeje hari bushyingurwe ifumbwe ntiwajyayo. Ubu se support watanze nyabusa do wirengagije ariya waruze ariko ko video abanyarwanda bayibagiwe ndacyari muri telefone. Ibi byose nimwe muba mwarabikoze. Nabasaba kubwire ko nta views zirimo. Abanyarwanda mureke mbereke njyewe nta muntu mbujije gutanga. Mumufashe pe, mumufashe. Mumufashe ariko mwarebye ko Claude ibyari niyo umva nanjye nzapfa nawe udukurikiye hano uzapfa, ariko mujye mureka gushinyagurira umuntu witabye Imana. Ubunwa buriye ntibuguhe. Claude nguhamagaye kangahe? Wagombaga guhamagara abapampe, ntabwo wagombaga kuza kwiyasura aha bahita bakuzanira video kuko abapampe ntibayizana. Wagombaga guhamagara abapampe. Gusa rwose umuntu wawe aruhukire mu mahoro, Nyagasana mutuza heza, kandi rwose ababishobora mu mutabare. Ariko Claude wari uri mu muhanda werekeza kujya gushyingura gogo, warivugiye ngo ntabwo wajya ifunbwe, nimba ari ifundwe simanyeki ngo nta views zirimo.
mwese niko mubyumva ariko kubumbura iminwa ntimwabikora. Umubi ni njye uvuze. Ubu mubi ni njye ugiye kuza ntariba ariko tu mana. Nabanje ndasenga ntihagira imikosho yanyu inkurikiranamo muri aho ngaho mwigize ba janti mwigize njyewe mana sinzi kwigira mwiza imbere y'abantu. Ntago nzi kwigira jori buteye. Umva ni njye tu. Ni njyewe pe. Ni munshinyire. La lele. Hey. Imihanda iri kukota bari kutuzengurukana bati uyu niwe waza gusaba support y'amafaranga n'ibindi. Mwabanwe sindi mubisi ntaze no guhinduka ariko narebe ndavuga yego nshinyira nyabo koro nakanyuribagiwe bibaye ejo mu gitondo mbariko navuga agahinda wateye abanyarwanda uvuga ngo twese aha turavuga pe ariko hari aho mugomba kugera mugaceceka mugashinga iryinyo ku rindi mugaceceka mukavuga muti nge ntagutabaye ndicecekera. Yego dufite abantu benshi bapfa muri iyi mihanda tukaguma tukiyoroza ariko kujya kuvuga ntago najyeyo views ntago za lakini mbona wewe unataka nini chitaronyo ndara ariko koro ibuka katujye twibukiranya oyi byo kurya imboga reka inyama y'iroti sheri iby'imboga reka kora wari guceceka cyangwa ukaza ukavuga nagize ibyago ubu ntago ndi kuboneka cyane ukinyererera ayiwe data we ariko uri kuza kwaka support abanyarwanda batekereza ko wavuze ko utajya gushyingura ngo ifungwa arikoreye ko yakorode we anataka falanga tawezi. Bamwe mu banyarwanda bari kure bamwe ndabizi namwe niko muri kubihuza muti korode ejo bundi wavuze ko atajya gushyingura gogo nta views zavamo. Yeko yo mana yababisoni ntizikora umubyinnyi ndabibonye ye baba we kati banaye icyama kumera nk'abantu tebaswara cyokora koro icyama kumera nkawe temuswara banaye njyewe ndabonye iriya video numva inyama zo mu nda zirandiye ibihoho birankuka nuvuga nayo watatabaye koyo mana mama babu abandi abanyamakuru nabo bari kwikiriza babandi bagutungaga mikoro nibo bagarutse dada. Ya baba we yabawe ya ubu yabawe abantu bari kunyandikira bati jihad n'abantu bari kumpamagara bati ngo korode byagenze gute ngo dusubirizemo iyo video mushu tubaba reka nyisubizemo ko ari we wazikoze zose ra ko ari we wazikoze zose urugero mugera muri iyi mihanda nirwo muzajya mugererwa ubu nanjye mba nkanuye gutya meze nka
shitani mu muhanda. Ngewe sinzi kwigira mwiza wa mana we, ndi umunyabyaha mw'abantu b'Imana, ndi ntago noroshye pe, sinoroshye. Ejo n'ejo bundi n'ubu mwajya kumva mukumva ndapfuye, ariko nta muntu nigeze mvuga umuntu ntata nyine singutabaye. Muri kusaba gusubiza amavideo, reka nyishyiremo bwa nyuma, ndaje nyiposting, mugiye gutuma nyiposting. Mureke mbabwire, kuri iyi si twese tuzapfa ino. Ngo narabararuye oya, njyewe nta muntu nshobora kwihenuraho. Yababa we, yababa Nyagasani Mana uzandinde we, Mana uzandinde kwihenura ku muntu wapfuye. Ariko ibintu byanyu ngo abakecuru mw'abagabo mwe, mw'ababyeyi mwe, mw'abasore mwe, mwankumi mwe, abasaza, ngo abakecuru mw'abagabo mwe, mw'abadamu mwe, twakiriye na yombi support yanyu, umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye, none se ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo. Yego. Utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo Mana uyu musaza Imana imuhe uko ridashira. Yego. Uwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba, nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba cyane rwose. Rero uzikazapfa wese azitabaza. Ariko we warabyibagiwe dada. Uratse imodoka uyikure hano Kacyiru, ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru mu mujyi wafunge. Yego. Ureba muhazi hasi. Yego. Hamwe ibihumbi bitari munsi ya 25. Hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata. Izo views ntabwo wazikuramo. Okay. Wowe hano wari wibagiwe ko wambaye umubiri n'amaraso. Nta views rata wakura moja. Gogo yarapfuye, amagambo wavuze warayabonye. Ushimbe n'abanyamakuru bati yego. Ngewe sinanze ko bayiguha. Ni mu nyandikira umugani mu Kinyarwanda mwamubwira. Ochitegede. Bati jiha icyo tugukundira nturindyarya, ubu noneho nibwo mbibonye nari ngutegereje hano hantu kugira ngo turebe kuko nanjye iyi video nari ntegereje yuko ushobora kuba warayibagiwe. Aho ira ariko ye ngo iki mwese munigireho, nimba utagiye gutabara umuntu sharapu. Video ndaje nyiposting, akebo kagiwa mugarura utarashyingura mwibanga ry'umusozi agira ngo guhamba nuguhambira. None se nakanya urabyibagiwe, umubiri ubyara udahatse. Rapanie shemugarura ariko David ndakusabye njyewe nta muntu nje gushinyagurira hanje kubereka ibyi twahuje amavideo yanyu imihanda yego ye umanika agati wice wajya kukamanura. Ibi nibyo bita rero gusaba uwo wimye no kwihenura. Bavandimwe munkurikiye ndabinginze muzirinde kwihenura muri iyi mihanda. Noneho buriya noneho ku muntu wapfuye, imihanda ya Kigali iranyerera, iyo ugenze gateya uhonda gatwe. Noneho rero yego iyi mihanda iyi irabika. Iyo wihenuye nimugakine ku murambo. Twese tuzapfa nta kuramba kudapfa, ariko amagambo wavuze kuri gogo ngewe kariya ka video narakabonye ndavuga nti byibura Claude niya aza katubwira ngo ni mu
amafaranga ashyiremo esase njye gushyingura gogo, ngo noneho ngo na esase ngo nta views izavamo. Ego cyokora icyo nkundira Imana irabanza ikabanza ikavuga ati enda hano. Ubu jewe ndaje ndabizi bamwe na bamwe niko muri kubyo ni ibyanyu uko mubitekereza, kandi nta muntu mbujije gutanga support, ariko nabonye twese nta muntu utavuga ku muntu ku nkuru hano, abantu bose turabavuga, ariko yekoyo mana ye baba, dore ikintu cyitwa guhena mu bakwe, yekoyo mana, dore ikintu cyitwa gusaba wowe ye baba we, wari uraho uvuga nyabusa ko nta utashyira esase utayishyiramo nta views izavamo, uri gusaba amafaranga, yekoyo mana. Ndi imbere y'aba bantu, iyi mbaga y'abantu wampaye, babe batanu babe babiri niwe wabampaye, uzadide kwihenura ku muntu witabye Imana. Umuntu hano ho twahenerana tugahena tugahenura tugakozanya ibicu, ariko umunsi yapfuye mina kimia nimba nashoboye kuza kugutabara ndajya mu ishuka niyami yo esase yanjye ndeke, ariko ndeke no kuza kubwira abantu ngo ntabwo nataye esase yanjye. Mujye mubanza muhehayo mwaneye, yegoye noneho iyi si umva mbasubiremo, twese tuzapfa. Bajya bavuga ngo nyamutegera akazaza ejo umunsi we kwiturwa yaranezerewe, ariko mwabantu mwe ngo nta views izavamo. Ngo nta views izavamo. Yewe umukwe yaneye kwa sebukwe baravuga ni muhehe muhore mwinumire, yekoyo we, utaje akaraje ifu, utaje akarayifundwa arazi ifu. Umukwe yaneye kwa sebukwe baravuga ngo ni muhehe muhore mwinumire, utarashyingura mu ibanga ry'umusozi agira ngo guhamba ni uguhambira. Nyabu ni munshinyire, none ngo nta views wakuramo ugiye gushyingura gogo, burakeye mu gitondo ati ni mume support yanyu, bo barakuraho views dada, views bamezitoa nini dada, views ziko wapi, njoo nikupe umbea dada. Cyane munshinyire nigendere. Njyewe nyine ninjye tu mwebwe mwakwandika mwagira mute, njye nyine nuko video nuko zateranijwe. Ariko bagenzi kuri isi mujye mwirinda guhemuka, noneho mujye mwirinda kwihenura ku muntu witabye Imana. Gogo waravuze ngo nta kintu wakuramo, nta views zirimo, ntiwashyiramo esase. None dore uri kwaka abanyarwanda amafaranga, cyokora umuntu ubishoboye nayamuhe, kuko nanjye ubwanjye ntaribi. Ariko mbangira ngo tuze dukora ikintu cyitwa kwibukiranya. Sinzi kuba umunyenduga, sinzi kuba umuganza, sinzi. Ngaho rero nimugire amahoro, nimugire kurama, nimukomere, nimukomezanye, nawapenda sana. Mwebare kuja banaye, mwebare kuja banaye, mwebare kuja bamikwano. ngo nongere mbereke video, reka nyibereke bite nigendera.
ntacyo erega ndi hano kubera mwebwe sheri ubu turi kwibukiranya dada turi gukora ikintu cyitwa kwibukiranya buriya ntuzibagirwe dada nimwe abasaza abakecuru mwe abagabo mwe abadamu mwe twakiriye na yombi sapoti yanyu umugisha n'amafaranga ibitekerezo n'amasengesho rero turasabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo utabifitiye ubushobozi kwibukiranya